waje gusura Janvier nkuko mubibona so musanzwe mumuzi ntago ari ubwa mbere ari imbere yanyu cyangwa se imbere ya kamera rero nge naramubonye nifuza kuba naganira nawe twabana nyine mu buzima busanzwe kubera ko abantu wenda ntago ari ikibazo gikabije cyane ariko nyine uko biri kose afite ikibazo so rero ngiye nkaba nkunda kubana n'abantu nkawe cyangwa se n'abandi bantu bose babishaka rero usanga hamwe na hamwe abenshi babahereza akato cyangwa se babaho mu buzima bugoye bitewe n'imibereho cyangwa se ikigihe tugezemo twaba twamusuye rero basi byibura tumenye bikeya ku buzima bwe muri make tukaba twamusuye basi tubane nawe turebe ko wenda mu bushobozi bwacu bukeya ko hari icyo twamufasha hari icyo twamugezaho cyangwa se dufatanyije ari cyo twakigezaho muri rusange si uyu munsi gusa tumusuye ahubwo nuko ariyo ntangiriro twaravuganaga bisanzwe naramubonye ngiye kuri TikTok ndamwandikira nanditse muri comment ukuntu umuntu yamubona ngiye kubona mbona nanyandikiye nawe so ni n'umwana mwiza rwose nta nubwo atinda gusubiza gipfa kuba nyine ubashatse kuvugana nawe cyangwa se kubonana nawe so rero naramwandikiye tuvugana kuri TikTok wenda naga ari igihe kinini cyangwa se ibintu byinshi tuvugana kuri WhatsApp mubaza bike nshoboye wenda nashaka kubimenya kuko buri wese bafite amatsiko nyine yo kumenya imibereho ye cyangwa se ukuntu mu buzima busanzwe ukuntu abayeho kuko natwe ubwacu duhura n'imbogamizi nyinshi none ukahita wibaza ati se umwana w'umukobwa ungana gutya cyangwa se ugeze muri iki kigero noneho imbogamizi we yabahura nazo uko azitwara nyine mbese muri make yanjye nari mfite ibibazo byinshi byo kumubaza mfite amatsiko menshi gusa bicyatwara biganiriye turabivugana tuba inshuti si nibyo gusa ahubwo tuba n'abavandimwe kubera ko iyo ushatse bura kuganira n'umuntu cyangwa se ushatse kubana n'umuntu mubanza kwiyegerezanya mwego ubwanyu mukamenya ati wenda ukamenya tuyanga iki cyangwa se akunda iki kugira ngo nyine umenye wenda ukuntu muzaza muganira nkamenya ati se kumubaza ukuntu ameze cyangwa se ukuntu byamugendekeye biramukometsa cyangwa biramubangamira so rero twabanje kuganira twebwe babiri then dupanga kuza kumusura aricyo gihe cy'uyu munsi nawe wenda ari ikintu yabibwirira murakoze nyine abantu benshi barabizi ubuzima bawugoye sometimes cyambere gusa umuntu agomba gukora mu buzima nyine mu bintu bigoranye byinshi cyambere cyo ugomba kugira confidence ukiyakira ukiga kubana nabyo nyine nimba ibibazo ukiga kubikavaringa kuko upanitse cyane ushaka gutekereza ibindi bintu bitari byiza nyine birenze so rero njyewe icyo cyambere nakoze nize kwiyakira nyine nubwo nyine umuntu afite ibibazo byinshi mu rugo nyine ibibazo umuntu wese agenda ahura nabyo mu buzima gusa nyine cyambere ni ukudacika intege ese ntibaza akabazo kamwe ni ko wavutse umeze cyangwa wakuze nyine bigenda biza ari ukuntu umuntu wenda agira ikibazo mu buzima cy'uburwayi runaka bikaba ngombwa yuko akaboko bigenda gutya cyangwa akaguru bigenda gutya niko wavutse umeze wowe njyewe niko navutse akaguru kariho nyine nyuma baragaca kariho nyuma baragaca nyine navutse isitirengera benshi bagiye bayizi ariko nyine iratangaje navutse akaguru n'akaboko bifatanye biri mu mugongo biri mu mugongo ndabona utunguye cyane ariko nyine bibaho oye ngiye kankubwiza ukuri wenda impamvu bintunguye njye najyaga mbibona ariko nkabibona ntago nari nyine nkabibona nko kuri televiziyo nkabibona nko mu mafilme cyangwa se nanone impamvu wenda nuko nyine Imana ubundi muri make Imana iratangaje ntiwamenya imirimo yayo nta n'ubushobozi ugiye no kubyigaho wanasibira buri gihe kuko kumva umuntu wavutse afatanya akaguru n'akaboko mu mugongo uri kubyumva izi saka bashobora kugenda akaba yagira icyo kandi yaraneze ahubwo tureke ikindi kintu nari nibagiwe Janvier yize primaire arayisoza secondaire arayisoza yize Hegi sibyo Hegi so guys
when si ukuvuga yuko kuba afite iki kibazo ntago ari kuvuga ko nta kindi kintu ashoboye gukora. Ibintu byose yabikora, ibintu byose yabikora. Guys, waba ufite cyangwa se man, twese tugira imitima itandukanye kandi tukagira n'ubushobozi butandukanye. Ushoboye kumufasha mu buryo bwari bwo bwose, mu buryo bw'akazi cyangwa se no gukomeza kaminuza na university yayiga pe. Yayiga kandi ngewe rwose namubera umuhamya, ntago yagutengo. Ntago yabatengo umuntu washobora kumufasha cyangwa se abantu muri rusange twashobora kumufasha. Kandi nawe yakifasha. Ushobora kumuhereza ku kazi agakora yiga. Ushobora kumubwira ati nguhaye iki ngiki hera gukora ikibyaza iki ugira icyo wimarira, nabyo yabikora kandi ndabijeje Imana ntiyabatenguha pe. Byonyine niba hari n'umuntu twese tuzi Imana, hari byinshi Imana yagiye idukorera bitangaje, hari imirimo myinshi yagiye idukorera itangaje, hari ubuhamya bwinshi dufite. Ariko kuri njyewe yego nanjye ari ubuhamya bwinshi mfite bwinshi cyane, ariko kuko kubona umuntu avuka atabasha kuvuga akabageze izi saha, byo byonyine nubwo buhamya bwa mbere. Ariko ntago dufite ubuhamya burutu bwa Jean Pierre. Kuvuka ufatanye akaguru n'akaboko biri mu mugongo ni urugendo ruba rutoroshye, biba bikomeye cyane, biba bigoye. Bisaba nyine kuba ufite umutima ukomeye kugira ngo ubashe kubicamo. Wibaze nawe kuvuvutse kugezana n'isaha abafite nyine umutima wakira ibintu byinshi cyane bikomeye, abamuvuga uko noneho by'umwihariko. Rero iyo wageze kuri social media byo urabizi, abaruca abantu umwe arava akavuga ibi bisaba wa mutima nyine ukomeye kugira ngo ubashe gukomeza akazi. Ariko iyo washyize umutima ku kazi urakora, ibindi byose biza nyuma wakoze. Ko buri uzarebe abantu bandika muri comment baguca intege n'abaguhereza impuzo yo gukora feedback nziza, bakakubwira ati courage, Imana yakoze ibintu bisigaye izabikora. Usanga bakubwiye amagambo mabi ari bakeye, kandi buri ijambo ribi bura nuko abantu tutabizi cyangwa tutabyumva. Dukunda kuvuga umuntu nabi cyase tukamuharabika. Tureke n'ibyo n'umuntu wundi ushobora kugenda ukamuharabika gutya, kandi mu by'ukuri kumuvuga nabi imbere y'Imana ni yindi migisha. Kumuvuga nabi mutera imbaraga zo gukora. Bimutera imbaraga. Shaka kumubwira nk'icyo kintu kavuga ati ngo ndebera nk'ahantu yakore, ngo ndeba nka kiriya yakoze, gusa burayigiraga ibiki. Ugasanga urimo urabimubwira kugira uzikari uri kumusubiza inyuma, kandi koko nawe akahita avuga ati ariko nanjye hajya ahantu haburaga amakana, akahita kongera agakosora, none agahita azamuka yihuse cyane. None ugasanga ejo bundi buri umuntu kuvuga nabi abagutera imbaraga zo gukora, abakenewe kuri nabavuga kimwe nk'umuntu ushaka kugusubiza inyuma. Rero iyo umwimye amatwi byose ukabishyira mu biganza by'Imana nawe ugakora cyane, buriya ewana agusubiza inyuma utera imbere, Imana ibigufashamo. Ntuzite kuri comment z'abantu batera, ntuzite ku bantu nyine nanga ugeze abantu bakubwiye, kandi ajya bana proud yo kuvuga nyine story yawe nikagutera ipfuna, kubera yuko nawe ahangaha uri si kubwawe sukukiranutse kurusha abandi. Hari abenshi baza bafite icyo kibazo igihe bari kubakorera, bari kugira kubitandukanya cyangwa se kugira icyo babakorera bakanapfa. Ariko wowe warakoze uriga, n'ubu ngubu uracyahagaze rwose neza wemye, uri umukobwa. Ese undi ntacyo rigiye rigira kubera biko kubaza ubwo atinze wasanga arahari kutamu presence ushaka umuntu mwirirwa n'umukora kutambwiye utavuze nawe oya ntago mubuzi keretse nibwo bwa mbere nyine ntago twebwe tuganira iby'akazi ku buryo umuntu cyakora kubera wabimenya gute se buri arahari ariko ubwo ari guseka. Jean Pierre, mu bwana bwawe ntago byaguteraga ipfunwe cyangwa ngo bikugore? Mu bwana bwawe ukiri mutoya ubundi nyine ntabwo ibyo bintu byabura pe, ntabwo byabura. Wenda na famille umuntu n'abaturuka bana ibyo bibazo by'ubuzima, aho nshaka kwangura kuri nurameze nyine, ntabwo ibyo bintu byabibura nyine.
gusa nyine ikintu ukora ushyira umutima ukomeye ni benshi ahubwo mana yanjye ndaga ipfunwe ryabura pe ntabwo nyine nabeshya bavuge ngo ntabwo nigeze ngira ikibazo mu bwana bwawe byari bimeze gute utangira primary niga primary nyine nari dufite confidence nyine nicyo cyiza cyabayeho nari sociable abantu bose mbavugisha nkaza ngo njye n'abantu bakuru nitaye ngo ndetse n'icyo kibazo ariko nyine hari ahantu wagira ngo mva no kuhajya bitewe n'ukuntu umeze nijya mpara abansika ukuntu umeze ndavuga ati ko ndi n'umwana urabyumva njye abana nahura nabo bandi bazima nyine bakabahura ku meza akancungera ariko nyine nize kubicamo nyine Imana ibinshishamo neza primaire urayigura irangiza ku kigo byabaga byifashe gute primaire ndiga ndayirangiza ku kigo ko nyine nize ku kigo cyamugaye gusa ubyo abana bamugaye gusa ntago nyine igataga niho nize kugeza muri semester hari igatagara siba muri Nyanza ni Nyanza nyine igataga uko ari abamugaye gusa ahubwo wenda mu kwiga hawe wenda hari ibintu umuntu ashaka gukora wenda ushaka nko kujya mu mashow y'amafashion n'ibiki ukabura ufite nk'imana bikunze ariko bikunde kujya kandi n'ubu uracyabikunda akavuga ati wowe nawe twagushyiramo utuntu ukomeza n'icyagashyiramo abandi nyine ubona ko nyine byose n'imbogamizi bagenda bahura nabyo no ku mashuri gusa muri class wenyine abenshi bamugaye ntabwo mwama bange nta kintu mbigiraho nyine gusa nyine na superieur niho wayize niho yisoreje igatagara no ndabeshye ahubwo kuva senior 4 aha niho nize hari igihugu ntabwo bahaciye igihugu ni ntabwo bahaciye nimo hari hasi ariko mwebwe mwaciye wa muhanda ushaka mutaciye twaciye twebwe hejuru kuko twafatiye moto hano kuntu ni garage ryo mu gato yego ntabwo mwaciye ariko bo ni nagari naho ni mu murenge wa Jari ni nagari ariko icyo kigo nacyo ntabwo bamugaye ni experience cyangwa kwidusangiza nyine ukuntu byakugendekeye wari uvuye ahantu ushobora kuvuga ngo uriya ntiyanseka kuko nameza koko noneho wageze mu kigo usangamo abandi mudahuje ikibazo ukigeramo ubundi ku munsi wa mbere cyangwa se ucyumva ati ugiye kwiga ahangaha wowe ntabwo nyine muri wowe wumvishije bizakugora kubera ko wari usanzwe wiga nyine ahantu wenda hari abantu mumenyeranye ubundi no kuva ahantu hamwe ukajya ahandi ubwo ni nko gutangira ubuzima gutangira ubuzima ho nyine wumvaga bimeze bite ubundi muri make narahagize nyine mvuga ati hamzawa gute yagera ndavuga naragize bose bageze ugiye mu kane na etage ndagira cyabada ni mugora yamidikije akomegeza abanyeshuri bose ara ku etage barandera bati hano mbaje nese ndabatemye kwikwita no hasi kubera iso kubera zambara gurakomeza urapushe ndavuga ati nundi nahageze ntabwo nasubira inyuma ndagenda abantu bacaho ngo nagenda isera no kuvuga ati navugisha umuntu bose bakanca banda nyine ukuntu noneho mageze menshi wonera batisa nyine kunyakira byo nta kibazo abanga ugenda bisanzwe n'ubu nabandi baranyenga hadi kubyuka saa 10 bonyine amasaha nuko gavana nongere amasaha kamfata yawe nyine bibana biragorana n'interna kuva nasa nige interna none se ahubwo ubwo muri interna umuntu akenera kwikorera uturimo twishi bura wabigenzaga gute wenda tuvuge mugeze nk'icyo gihe cyo koga gufatanya kuvoma amazi kuza ukoga kugira ute utuntu twose nyine utuntu twose two muri interna narahageze bwa mbere nyine birangora bakanampfungirana ko ndafunga nyine doro bakanampfungirana ariko nyine abanyeshuri ngo babasenga nyine bana umunyeshuri umwe inshuti kujya mvumira amazi akamfasha kamvumira amazi imbere uwo munyeshuri se waba wibuka izina rye wenda ndamwibuka yitwa nanubu ariko muracyavugana muracyari inshuti uwa mbere we yahize umwaka umwe wamfashije bwa mbere
ahubwo nyine twabaye inshuti nyine bamfasha icyo gihe undi agahita agenda wese akomeza amfata yaramfashe niwe twarangije nyine tukiri inshuti umwe twaga Gisele yarashatse nyine ariko ngo tukiri yafashe igihe kinini ni Esther turamushuje cyane kasi ni umwana mwiza no kuri Esther nari hose rwose yigurira ka bigoye nyine no kubona umuntu umufasha none turambirwa nyine ni ntayi tarambirwa yaramfasha akambomera akomesera muri weekend z'ifobu byose bigoye yarakufuriraga no muri weekend ubwo abo bantu bose Esther tuzamuzana na Esther Esther nawe tuzamuzana uzabana tuye ibuganda urahazi ibugande ariko naho nagari kure kimwe nuko natwe twajya kumusura ufite idisi twanajya natwe twajya tukajya kwanajya nawe umenye imigambi y'Imana nawe umenye imigambi y'Imana kandi ndabizi neza n'iki kiganiro azakibona gusa nyine yumve yuko basi umushimiye ndamushimiye cyane na mention nyine nawe yaragufashije nasikite nyine abagozi bo nta kibazo ikibazo erega cyo buri ari abanyeshuri nkako bavanga wagiye kunyuzura rero muri secondaire baranyuzura muri eteri na baranyuzura cyari ikigo cy'abakobwa gusonga wize exterieur bakunyuzura emente naranyuza nako byawe ninde muntu yakunyuze bikakubabaza ukavuga ati yara asanga buri bwiza amazi tanyawe ndamenye waje kuryama ugasanga bwato umuriro ubuze ukumva igiti kikuri ariko njye ntabwo nyine warafite bifu n'umuntu gusa hari umuntu wigeze ugirana nawe ikibazo njya kwa kurinda nende susabire nkunda nyine nagize ngo ndisuzuma ndavuga noneho none ku talent show noneho mana bakwerekana no ku munsi wa talent show yavuga ati sinajya muri fashion hagara abana kandi warayikunda abana talent show nayikundaga nanubu nagiye ari nakuze talent show nakuze fashion njye ako fashion nakoze nyine ntabwo mbizi niyo kuri byagenze rero byaragushimye naravuze ati ndagiye n'umuntu handi uvuga ati abandi bajyaga bakahaza habunda batabanje n'injye biragenda gute ariko njye nyagirwaho abana bose ahubwo basa urumva emotion zarabishe nyine baratangaye bitangaje urabona nyine kuko bari bamenyereye kubona babandi batambuka noneho hari ukuntu umuntu nk'abandi babaga bahari abo ngo ubundi bakunda guhereza bu niba abantu baba bigize abadanje bigize abantu abadanje ugasanga niba time show nko kuwa gatanu bahereye nko kuwa gatanu wa mbere bahinze bava nzambara iki bamwe bakanataha yewe bakajya kuzana ibintu byo kwambara mu rugo ubwo rero ugasanga ko bitewe n'ukuntu ahindishije abanyeshuri ageze noneho kwa kundi bari bamwiteguye siko bamubonye noneho nkawe kuko bari bazi ko usanzwe witurije cyangwa se basaramo gutyo ntabwo bari bazi ko wenda ushobora no kubijyamo rero baragira barasakuza wowe wumva umeze gute ukinjira nayo nabyaha byose kitambwa ati ugiye icyizere nyine aranyuma ati mwana nyine cyane ati sikanje njyayo babarumira ko bikoze natambutse aho kundi bagende onihuta ariko nyine na proteze nizo batekanya bese tazi no kunkuteza imbere kanavamo ndavuga sifatiye he ifatiye hano hejuru n'abangure fashion itandukanye n'izindi fashion nakoze nyine yo undi banda kwa fashion nyine mu tipe n'umukobwa n'umutipe n'umukobwa njye nakoze tipe gusa njye n'umukobwa urimo njye n'abandi batipe bajyanye n'ibyo bisanzwe abana banakonje bace banonze numvise ko byaje bashobora kwemera guseka nako ntabwo guseka ndi muri seri kazo bana gusutana gutanije ugaceceka ariko nta guseka biranga ndifata umwaka wawe wa nyuma w'amashuri wari umeze gute umwaka wa nyuma rero umwaka wa nyuma n'ubwo nyine umwaka wa nyuma hari ukuntu abanyeshuri bagira akavuyo bajya gukora icya leta aho ngaho nanjye nshaka kubumva neza hari ukuntu abanyeshuri baba bavuga ati ubwo nasushije ntagira kumbwira byarangiye wari umuhanga tuba turetse aho ngaho nshaka kukubaza nta gakosa bigeze bagufatiramo nyine uvuga ati noneho ndapfuye baranyirukanye ntabwo rero ngirira amakosa yanjye amakosa nadusangiye amakosa rero kamubwira numva nyine
naramenyereye nyine nta kibazo pe nabo baramenyereye bazi rero yitaga janja nyine bije mvire mu mine nyine sinko narabizi bakakwita janja ati janja noneho nari binyira no sibanzi nta kibazo mu kigo nta cyamba ndabati rero kosa nakoze rimwe nirihera amakosa ngo nakoze ko ndituragije mu ntabi wabagazizi nayahe noneho ko bwa mbere nagize courage menshi namenyera ko nyine nkura nyine nkagendana n'abandi nageze aho ngaho nanjye numva nifite ubunebwe numva ko byagenze mva gutekereza cyane ntabwo bizi ajya nyereye akura 5 nyereye akura 5 nageze amanota menshi akajya mbwira nakujya mbwira ni uko umwana mwiza byagenze gute nka menshi ibintu byaranze ubona ko gusigara umutwe nkata menshi naranye ntabwo naje twarakoraruye ahubwo arishite zagira nawe nyine mvangu ntawe gutera usurimo nawe noneho sinzi baraguteretse ntabwo mwakuranye ntabwo uzabikora ahubwo mva ko byagendaga bari bose bafitaga nyine nka sister wabo inshuti bose akanaca batwite ishusho nyine biraho nyine ariko tajya n'infango bya ikintu bayo zankunda sinipfunga ingore n'ibiki bafitaga nyine kubera ko bari fiable gutera nabo ariko n'abahungu batera nta kibazo akarundi abatugoni nje nukunda nabase nanga sheri akanyinshi barahinda yabonye ko umuntu atanga ni sheri wawe ariko ubu ngubu uramufite uvugisha ukuri uvugisha ukuri ndamufitagira uramufite ntabwo mbizi ntabwo namenye neza ibyo niba oya gisubizo namwe mwabyiyumvisha dukomeze umutekerezo bitari byo nyine nyine iki twabyumvisha igisubizo sasa waje gutinyuka gute nyine oya nabanza tubwira agakosa yakoze udukosa yakoze tugiye akambere bamukuyeho amanota asigarana amanota 2 kuri conduite ariko wabonye n'ubundi bikagwira ubundi sibuka biramugwirira none byasubiza abonaga agakosa nakoze noneho rero mana yanjye kayakoze ibikosa byinshi ariko ntabwo ndi umuntu wakoze cyane ahubwo ikosa nigeze gukora nimba nari ndi umwana ariko ntabwo nyine ni cyako ntabwo turi kuvuga wiga nyine narigaga nimba narose warasinyara ku buriri oya bivuga neza byaremeze warasinyara ku buriri nimba nimwe ibice umaze gushaka abayipa bibimbira ibyo bintu bayurutambwira yuko warose koko ugakanguka ari ibyanyabyo ni ibyanyabyo urotari kuba ugakaruka wararaga hasi imana yagize uko naraga hasi nuko wararaga ntabwo mwararaga ntabwo yabimenye ariko ntabwo yabimenye ko wanyara ku buriri ibyo bazanyiraranye wanze banagize nanyiraranye ko nabimenye utabije wari ufite nk'imyaka ingahe nari mukuru maye ingahe sanga 16 surumva ari mukuru mvara ibyo ngibyo byo hano yego naho hasi ndavuga ati bara ninjye mu rumu yewe ndavuga ati ndabihera akabazo k'amatsiko tufite amatsiko kumusa gutamana mama oya sinakoze namenye mama azagira ngo namazi namenyemo naje nyine mfata amazi ndayiterura ko mutanyimeneshkamo kugira ngo amazi yimenetse mu yabumva ko bizamitse mu ndakomera neze mbabera umbwe ibyo bintu wabikoze wiga mu wakangara ndiga muri secondaire ngasinya abanyeshuri mwese mubimenye ariya ntabwo hari amazi zari inkari oya kiri gisekeje gahise afata amazi ngategirishwa n'amazi amazi yanyimenetse mu buriri yahe nawe ati wose nabundi buryo ndubukoresha ni mu cyara by'umuntu ugira ugakwama ikintu kujya fatira abana nsasura wewe hatishwa ubwo n'umwe gwenyine se nigo murondo wow utibe n'amazi rero hose ikindi kibazo rero ikindi kibazo ni irihe kosa nyine ni ikihe kintu nako turacyari mu makosa kigeze kubaho mu buzima ikosa kandi ubweho nakoze sinashyira n'umuzi ukuntu sinashyira yoroshye nanjye ngategara yewe nafite n'abashiti banjye ari genge nuko nabyite ariko n'abashiti nafite genge nyine abashiti banjye mbere ntabwo nyine benshi nabo tukivugana ibintu byabaye twaratoze mwasigaye muza kuricana mugiye gukora iki koko
Niba ugiye gukora iki? Nyine umva ko nimwe arasigaye muri bake sinashuri na P6 hari gusa. Ko arasigaye nyine gutyo wowe noneho gahingana bataturokuye munsi. Mbanya abantu bose basohotse. Ikigo nyinshi cyasigaye petrol nzi nawe ari uhari. Bose barisohoke nataranye sensigana natorotse ndagiye. Baturotse kuko bumvaga abandi baturotse ntago aya nana nusumba gukora. Nafite genge kwa tujye kwisoko. Kandi ntabwo byabyemeye ntabwo mu kigo nakati nabagamo nabatiye nanjye ndi mu cya leta warasishije ndatoroka rero story dutoroka nini tunagenda duca kuri gate noneho niza mu mahoro nimba dagitera hari mu nzu mbaza tukine gusya kwambaye nyine kopesha uniform tubikuramo wambara t-shirt hejuru n'ibeshu nyiraga tugenda nk'abarara tugende dufite gahunda kandi tutatorotse dusohoka gate ku neza tujya mu isoko duhavoka na genge yanjye baga turazuza avoka zo kwiga muri Kawungo dushira twateranyije n'ibyitwa banjia banja n'amanda dupakira baga n'imineke duhenze twahenje noneho tuje rero we tuje dusanga byakomeye baba batumase uko yatorotse ibintu birakomeye ubu nasize uko yatorotse icyo gihe we nzi ibintu byambayeho ubwo bakubitaga we ahubwo se ndabona ari nkanjye dukubitaga ariko ntabwo ari amafuta we niba ndayoza wagira ngo babone nyine ukuntu umeze n'umusizi bati mwana ajya amakosa menshi ngaho umuntu wese agezemo umwarimu mufata nk'umugira ako nyine ntabwo nafataga cyane narubaga noneho ndangije ngaruka nyuma abandi bagize mu kigo mbere bamenye ubwenge njyewe n'undi munyeshuri uko twagiye tugeze kuri dusanga gate irafunze turavuga duti noneho amaso atazagize aratwica turazenguruka ikigo tururira nurira ikigo hari urugo rw'umuntu twacagamo nyine wacamuka mu kigo neza nagira umuntu akubona twarahageze nadusanga yadutanze ngo hano yaturutse baciye hano nawe yatanze nyine abandi kose nyine naho ahita afunga hose harafunze no iwe yafunze buriya gute turavuga ati turaguma hanze se tugeze imbere tubona hari undi mwana uri kuranye nako yari muzima bari babiri baguze ibisheke none wowe di bazunguka kuri doro umwe arurira azamura undi ndahera ngo ko zadi nawe atiza wa ubu ngubu rero nanjye ugamba tutengufite poti zenda yifite kuzamura da Mwara amatafari gusa y'inakinira igipangu kinini bato ndapfuye n'ubwamenye kuzamuka no hantu. Yewe ndabata ko nayindi nzani cake manuke nipfire nayindi nzira. Turabita tuzamuye mwatubane ko tumeze nabi cyane. Uwa mbere azamuka akurikiye bazazamaza wadi. Ageze hejuru we ati ubwo no gusimbuka nyine kukubita mu imbere. Zawadi yaramugaye kuguru kameze kaguru kameze nk'akabuka akakanje. Yamba nyine pareille korega akari kagufi kagize nka hano yambe pareille hera nyine no ya ni pareille na prothèse noneho n'amaguru yago nkamugaye kameze nk'akabuka kandi kameze gutya zatari ko ari bandi kundusha ahita yindusara ahita agunyuma agwara kwera ubwoba yarasimbutse kubita nyine agusha umugongo yaguye ahagaze ngo nimutamuce nise zagubiza yaguye ahagaze kandi hata yarakomeje yaracitse nise bitakomeza kwati nta kintu bitwaye bitamfata noneho ubwo rero njya rugezweho n'ubwirwaho ngenda ati mana baranzama ndate ndapfuye we itafari y'umunukira ati ibintu birisariye numva ko ndirisariye gize hejuru mbura kumanuka nageze hejuru ngo ndicara bakajyambwira barinya wanda dusinikaga ngo basamutse vuba ngo umunsi vuba nk'izira Masa manda mwana umutisi mwana umumanuka bana batero ndapfuye kuri ubwo rero numva imbere baravuze kunye ku madore higa umwata cyamidisha umwana ngo mutoka vuba ngo menshi wanaraje yuko nafati menshi none ubwo nase mbwe narasimbutse wasimbutse uhagaze nawe nanjye nasimbutse uhagaze aho nase ndamize narweginyije Kanchika yisera nimba nakubutse hano bikamita cika igisebe aramaraje nabati hese vuka hose nziririye ntago babibatse se kugera ndangije mitafata t-shirt mutane nambaye wa Varese ngiye gagari boss none navaye nyine mushito wanjye ntanyambara ngo tabona ko napfise sakamya ko natorotse no gucika isano n'ibyo no kwivuza ko atabatara atorotse abicitse uri we tujya kuzenguruka
tugira imana tugera mu kigo nsanga hari no muri refe naje ndi muri faku nabaye nanigekayi tujya kwiga umuntu nane kuvuga tuhageze abana nyine umva ko byago y'abanyeshuri abatorotse nagwaze kwizo kazi hari pecho nari njya mukora muri refe imwe kagende gasubira muvoka imwe bikazagasha muri kawunga bitanyewe pecho nabireba kujya bona nahishe batsindiye ya baga taragera muri dore kuna barazifunze bajya mu kabati agafata vuka gashaka pecho nahitaza ya baga twaguze aza mukati pecho narafunga ngo ndeke mu kureba hano turamujisharanga atafata ya baga ngo mbese nibi agabanya refe yose bya bintu byari bakwiriye safa kazi se twaguze bose uzuye baga mwaheze n'icyo cyo cyasike itana kuraho n'ijana gatanya ashira shapete agatama ku kivuka yivuga wowe waraze turagukitumira gucyango ntago mwari yinjira nta n'igiceri cy'ijana asigaranye avuga ati ndagura avoka ndagura umuneke izi voka zizamara icyumweru iyi mineke izamara icyumweru noneho amandazi baguraga nk'amara yose yuzuye gipfa ko ufite agafaranga ngo bw'ijana n'ijana bufite burangije mubona barabigabanya ako kanya mu masaha abiri nagujije ibihumbi mana we nagujije ibihumbi 2 n'abicari yari yanagujije mama makari hande poshe igihumbi ati igihumbi mu gihe kingana iki umucacu se kuna ati genda mwana genda uzabona amafaranga ujya ku ishuri ubwo nuko nyine baranyejereje pakanyije ku ishuri gusa ubwo kujya no kwirwariza n'ibyawe no kwirwana ngozi ibihumbi ariko urumva ko mu kwiga kwawe utigeze ugira irungu ntabwo wigeze uheranwa n'agahinda ntabwo wigeze ugira irungu kuko hari ahandi hantu sibyo ugera ugasanga nyine umwana nyine nkawe ukinjira pe ugasanga n'igihembwe cyose gishize atavuze ahubwo wowe ukiza cyawe cyambere uragasaza ikindi ufite confidence ikabije ku buryo ikizere wifitiye abari nk'undi muntu ugifite abantu umenya na etaje afite ikibazo cya tekinoloji wigeze ugira irungu warisangaga ahantu hose ariko wa wundi ugenda uvuga ariko kuba wowe wakuze ubizi nyine wakuze ubibona ntabwo ari kugira irungu cyane ariko hari nk'uwo bibaho akuze ugasanga ari gutekereza ati se umuntu wambonaga ndi muzima umuntu twahuye ndi muzima noneho abantu tugira kwirata ugasanga noneho aho ugeze cyangwa se wenda hari nka serivisi ukeneye ugasanga umuntu wiraseho niwe uyiriho sasa rero icyo gihe ugiye wakoze accident akaguru gacukwako n'akaboko gacukwako uri kumbago akaboko nigakora noneho hagiye akaryo uwomenyere kwandikisha imoso hagiye niko umenyere kwandikisha noneho hagiye akaryo hasigaye imoso kwandika no kwiga kwandika bundi bushyashya kugenda no kwiga kugenda bundi bushyashya ubuzima n'ubundi bushyashya aho ngaho depression agukubita ukagenda ukifungira n'ahantu iyo hafite nabo uswari n'abantu biyahura ariko byonyine mana kuba waragize ubutwari bwo kugenda kuvuga ubundi muri make niwo uzi kuvuga ati imana ikora gutya urabizi kabisa yarahuraga nabyo ubundi iyo bamuvuze ngo ngameze gutya yemba ukeshi no muri komite babirimo tu bakaruko nyine ngo amakwigira ibiki ngurugura igicucu ngura musaza ngura kabya nyine akabivuga ariko ntabura abandi bavuga ngo atajya wisaza nyine atajya wisaza rega imana ikurimo urayibona nje rero iyo navuga ngo ndatekereje cyane yego ngo ubundi ukimeze gutya abandi kuma misindiseri naseka yavuga nagira uti byo naranje mbikora amanga icumwe navuga ariko ubwo nanjye wara navugisha ngo tanurika ngarira nacyo numvuye iyo mbayisere gato ngewe nitanye nibazo by'umuntu afite no mu rugo n'ibici nyine ugiye kujya mu byo kuvuga ngo ndatekereza ngo gutana no kajya no kuvuga ngo kukimeze gutya iyo ko yabura none bishobora tubikora si wowe wenyine uzareba n'abantu bafite n'amataje ugasanga nyine umuntu yiriwe yigize ikigoryi umuntu akamubona akavuga ati uriya ni ikigoryi n'amafaranga afite n'ukuntu ameze none ugasanga umuntu ufite amafaranga yandi ushobora kuvuga ati imana intijeho nyine basi nakora iki ariko ugasanga ejo ukumva ngo umuntu yiyahuye si tujya tubabona kwa makuza kandi hose wambwa witwikiye mu nzu ejo bundi ugasanga umuntu afite amafaranga ariko nabishobora ahubwo wowe jya hora wisekera
uhore wikorera iki nyine nujya no kubitekerezaho kwa kundi umutima gutwara iyo ni satani ubundi nta nubwo ari ni na shitani na satani agutwara gutyo nyine akubona gatoya ubundi ni nk'agatotsi ashobora kugufatirana uri kumva ugasanga nka gutyo utangiye kubivuga ati se ubundi kubera iki ngemeze kugira akenshi bikunda kubaho ari uko ubonye wenda tuvuge nk'abandi bakobwa yego sibyo ukavuga ngo urijya ngo muri kunuri yameze ati nanjye yamba ni muzima nimere kuri nari kuba nkora iki intambara kuriya ugasanga satani isagufatiramo gutyo ugasanga rero utangiye gutekereza ati kubera noneho nubona bitangiye kuza nkuko nyine ibyo byose byagufata ukavata ngiye kumara icyumweru cyose ndavuga ngo nirakaje unakuvugisha rero ijye uhita uvuga ati niki Imana bishatse ikindi kandi hari abifuza kumereza nyine koko watekereje cyane wagiye mu kwiba n'ujye ugiye ikintu cyo gutekereza cyane ntabwo ngenda nyine sasa waje gukunda ibintu bya social media gute bya social media gute rero bikangubwira igihe ndi n'umwana asari kandi beti nawe bikama televiziyo ewe nakuze na telefone uyima sinigeze niga telefone ngamenya ngo ndajya aha ngaha ngamenya ni code phone nyine akundi nyine uko rero nafata ngo ko nyine umwana uko nayo mugaye akakumwe w'umuce phone nagwaye nyine kamagajya mu magame n'ibiki ariko nyine no film zukorera nazira ngo ibihinde yabo we mwite ibindi nkabona ibyishwe n'ahasekeje ugaseka aho barenganira rero ntabwo baririmba babyina wowe nawe ukabyina umuntu akagira ngo mu cyumba wazanyemo abantu 15 aho inde nyine za filimi z'ibihinde nubwo nyinshi zazimo ibikabya akuza zinegesha zino zirangira nyine tera byo masizon hanyuma rero nagenzirira n'ungabona byishwe kanye abantu mu mihanda n'ibiki nkumva disi nyine warawunda filimi gutyo batanzacina filimi aje numva nanjye nageze nabaye ngashara mbone kumuna sharukani na Priyanka Chopra nyine twahuye ubwambere ujya kuri kamera uvuga ati ngiye kuvugira none kuri kamera wumva gumeze gute ibi ya telefone agatushe cyangwa inini ubwambere wowe ujya kuvugira kuri kamera wumvishije meze gute rero uko nayobonaga muri filimi nanze kubiko ndabategwa nje ndabizi ko biroroshye ngiye ndazizi nje n'Imana yanjye ko nakuze abyo nkunda nyine cyane bati amafilimi ndayandika ko nzi no kureka amafilimi uzi no kwandika ufite Imana yo kwandika ndazifite filimi nyandishe nyinshi uzazikina ahubwo zandike nyinshi tugiye kuzikora gogo iki ufite na filime no kudirectinga byose ebyiri nyine ufite imwe z'amaseri ibaze hari filime afite hari igeze niba hari igeze kuri 20 nakangaye wandika 20 indi nyenzi no nazandise nyine uzabanze wandike nabonse zino ibikabyo nyine wapi mu buryo bwo mu Rwanda uzandike no zirangira tuzishutinga urumva tuzishutira iyo mfite irangira harimo imwe ubona nawe nziza n'ubundi ukunda filime ubona nyine nawe filime ushobora kureba atari nawe wayanditse ukavuga ati kabisi filime nanjye ni gutyo nandika rero nuko nyine nabuze amahirwe yo kuyanyereza ikintu ashyiramo n'indege sha indege ashyiramo indege agashyiramo n'abakishina bari kuguruka barata twibwirire kwandika story uzi kwandika story washobora no kuidirecting director kuri set nyine urumva ibintu yanditse yanabidirecting kamera yandi nijyaho urumva mbere nanze ko nyine byoroshye ngiye mbona bati yewe we ariko mbona nta mikino iri hano atahawe kameseri ya dambi kore uko bimeze ubu nyine ndanago nyitinya kamera nyine mbona bimenyereye ubuzima umuntu agenda acamo mubaza narabimenyereye icyo utarakora ni ukujya kuri ntuza kuri set uvuga ngo ngiye gukina filime nejo ubu utajya ngo niba filime warazanditse niba filime warayanditse tuzabanza iyo ngiyo irangira irangira tuzabanza iyo ngiyo irangira noneho tubone gushyira nyine nanditse ariko ari udushoti ntacyo tuzabanza iyo ngiyo nyine wumva ko nawe ushobora kureka ukavuga ati kabisi filime umuntu wayanditse n'umuhanga sura filime z'inyarwanda urazireba nyinshi kuriya nyine uyireba nawe nyine iyangiye nyine kuba numva nyine filime nawe ushobora kureka yanditse n'izo ndabizi nje ndizemo nyine kureka filime Imana tuzayikina kandi biza wanditse ntabwo ahubwo twari tuzi ko afite impano yo kwandika filime impano yo kwandika havuyemo iyo kwandika havuyemo iyo kwandika indi mpano ufite niyi
ikintu nyine uvuga ngo nyine reka nkuvuge nshobora kuvuga ati iki ushobora kundeba ukambwira ati iki kintu nyamara nubwo ugikora ntugishoboye kandi mu by'ukuri muri njyewe numva nyishoboye pe numva nyishoboye cyane ariko ikintu nabuze ni ubushobozi kuko ubushobozi ubundi abenshi dukunda kwitiranya ibintu umuntu ashobora kuvuga ubushobozi umuntu akumva amafaranga kandi mu by'ukuri cya mbere cyo inama umuntu yakugira ubwo ni ubushobozi umuntu noneho wagusengera umuntu ufata umwanya ukavuga ati mana yanjye nkuretse Janvier ahantu nari ubwo ni bwo bushobozi bwa mbere na mbere umuntu aba aguhaye sibyo ubushobozi ubwo rero umuntu ashobora kwicara akavuga ati njye mfitiye impano ndabizi neza ko nyifite umuntu akaza ati wapi nyamara ibyo bintu byihigamo ibyo bintu ntubishoboye kandi mu by'ukuri ikintu ubura ni ubushobozi ni imbaraga z'aba bantu nshobora kuba mbikora nkicamo akantu gato ariko mfite umuntu umbwira ati kora kano aka kantu gahindura ugakore gutyo aho ngaho nyine n'ubundi uhita ugenda hari n'ukuntu ubona umuntu filime ejo bundi kitanatinze rwose agira ngo turayishutinga kandi tuyaprodinge vuba ubundi filime cyangwa se reka nanjye mbabwire filime za mbere zizaca iwanjye kuko ndi hafi kureka nanjye gukora vlog ni iza Janvier ni iza Janvier ndagusabye rwose man tuzazikorana uzazidirectinga unakinemo urukumva uzandike filime tuzacuruza tukavuga ati twayicuruje kabisa irangira tuzabanza irangira kuko urumva ntabwo twatangiza amaseri sibyo uzabanza ushobora kwandika irangira bikarangira inabaye se bikanarangira ibaye se bitewe n'ukuntu yakunzwe cyaze guys uzandike story nyine kabisa ubona iryoshye kuko nyine tugira nawe wakina mukiharo rimeze neza nawe wakina mukiharo uvuga ati ngiye rwose ngenda bikubita kuko buriya nyine niyo marembo tuba tubonye yo kwerekana impano yawe zacu ushobora kuyikina ukayikina neza cyane ejo ugasanga nk'umuntu araje arakubwiye utazi naho avuye ati ngwino ukine ukunze ukuntu ukina se twakorana noneho nawe kuko nyine mana sinzi nyine ngiye ukuntu mbibona hano hanze twicara nk'ubu ngubu nkavuga ati mfite impano sibyo si ubwa mbere avuze yuko afite impano sibyo abantu barabireba bakanamureba ntabuze n'abantu yasabye ubufasha banyine bakamwumvira ubusa bakamwihorera ariko ejo babona akoze cya kintu kigakunda ariza akavuga ati bite tindi ukaba wigeze kumvugisha gutya na gutya ati noneho byakunda waza ugakora igihe mutadufashije igihe turi hasi igihe twazamutse natwe dushoboye kwifasha ahubwo mutwiteguye tuzabaha akazi iryo jambo rirakomeye kuko kazi karakomeye tugomba kwerekana nimba umuntu afite ikibazo abana n'ubumuga runaka yuko arashoboye ibintu byose usiko si hari abantu bazima birirwa bibahariye si hari abazima birirwa basabiriza hari uwagenda gusaba se ntabaho si hari abantu wasabye ubufasha benshi bakakwihora bakanakubwira ubusa wowe baba bahari nyine barahari kandi ariko ejo nibabona hari icyo utangiye kugeraho ejo nibakubona ahantu runaka azatangira avuga ati harya ngo wambwiye gute none abantu bakunda kwibaraguzwa ugasanga nk'ikintu kimubwiye nijoro uri kumva urabizi neza ko akivuga kuko mu gitondo abonye hari impinduka zibayeho ahise akubwira ati wambwiye ngo sinabyibutse nari ndi mu kazi kenshi ati harya byagenze gute abantu mwese mwibaraguzwa gutyo mutwitegura tuzabahereza akazi mwitegure pe tuzabahereza akazi nose nkubeshye ni nabyo ariko ni ukuri mani biba bibabaje kwirirwa ubwira umuntu ati mfite impano yo gukora iki nyamara umpaye amahirwe nakora iki ahise akakwihorera ejo ugasanga nk'iyo filime ayishyize hanze irakubise irakoze umuntu ahita avuga ati noneho ngwino nabonye ushoboye gukina nabonye unagerageza ufite iyihe vision nyine mu bijyanye na sinema njye mba numva nyine imberekezo ntabwo mbizi mba numva ntabwo ajya ambwira nk'iyo turi kwandika nyine nk'iyo filime turi kwandika igeze kuri 20 ajya ambwira ko mani ngo njyewe ngo ubundi ngo nshaka kuzahora na Shorukani ngahita ceceka nkipfuka mu maso sinanamusubize ngo nginza umuntu wadani ngo nzajya nyine no muri Nigeria kuba boss ariko n'ubundi
nuko abo niyo mpamvu navuze na Nigeria avuga ukina Maurice Sam nta muntu amuzi Maurice kandi ziriya muvi wazandika bakina ntabireba zaruzoroshye imana kuzandika nyine ubona ko no amazu nyine ubona ni ibintu bisanzwe muri make wenda bundi baratipa Nigeria wenda ubona ko harimo amamodoka nyine agize ngenze inzu nyine akageretse keza nta bindi nyine babikaze n'abashyira location nawe tuzayashaka kuko ndabizi ko mugani ntabwo akiri kutwumvira ubusaba abazi ubwenge batangiye kutwumva aba location menshi ahubwo tuzanakoresha n'ama location y'ubuntu kuko dufite inshuti dufite n'abazatwumva bakatwihera ubufasha bakavuga ati ngiye mfite inzu hano mushobora kuza mugakora amasaha ya nayo ushobora gukoreramo ibi ngibi sibyo wowe ntuzatinye kwandika ikintu uvuga ngo ikibazo cy'ama location kizasaba gushyiramo no gushyiramo indege ninjiye mu ndege ndimo ndarasa hariya na hariya bazandika ati dushobora gukoresha iyi location history abanyarwanda bakiyumvamo bakisanga ushobora no kwandika story y'ubuzima bwawe rega tukayikinamo filime kandi gakunda ikaba na filime niyo filime yavugaga yitwa harya ndinde ubundi ni ishingiye ku buzima bw'urubwe yaciyemo abantu bagiye bahuramo uko yafashwemo ibiki byose ababyeyi inshuti niyo muvi rero niyo tuzashutinga yego tuzakora ibyihuta naho ubundi ntacyo tuvuze twavuze byinshi tuzabaha part 2 y'ibindi bintu tunabateguza igihe kuko twe ntidutinda mu nzira ubwo ubushake bw'Imana wizeye Imana nta kintu abura yego ubushake bw'Imana tuzabaheza part ya 2 dusoze tunabateguza igihe muzabonera filme ya mbere yego kabisa yanditswe na Janvier ikana directingwa nawe yanditswe n'icyamamare so guys turabashimiye rero mwakoze no kubana natwe mutibagiwe chano y'umuvandimwe sibye na chano na TikTok y'irahari hose ni Simeo TV Films. Okay guys rero tubane ubutaha bye turabakunda cyane hari ikintu cyane nsobanura cyadusoreze nyine ngenda bashimira abantu bose abari mu kiganiro batwitayeho nyenda bashimira pe Imana ije barinda babigoye ariko nyine bizakunda kubera Imana izakunda kandi wandikana umuhate wumva bikuvuye ikintu burya kiryoshye ku mutima yego so ushaka kuzaba umuntu urenze muri filime tukasimbura abandi bose ubona ba Superman bariya bose ku buryo n'umwana uzaza ucaka itavuga ngo dore wa mukobwa ukina filime ko nta muntu nabonye ngo kuki se Chris Brown ataza ngo dukorane indirimbo ibyo bintu byihorere none abandi bose uzaza nyine bari nyine tengerezi ko bazayikorana none se nyine kamubwiye icyambere ni ugukora cyane buri ikintu umuntu yiyaturiyeho nicyo kimubaho kuko ntabwo uzakura uvate po n'ubundi nzabikirana n'ubundi ejo gusanga kwa kabuga magerageza uri kumva rero ikintu muri kwiyaturiraho nicyo kizakubaho noneho iyo hajemo n'isengesho imigisha iza yikubise kabisa guys rero turabasezeye uzamukenera hasi muri comment tukamumugezaho kabisa na nimero ziwe tuzaziguha ariko biri ngombwa ntabwo dukeneye abantu batesha umutwe hari benshi nka 500 mudufashe pe kobwa wacu akeneye gutera imbere akazakaba director wa Danje muri sinema hahandi bazaza bamutumaho bamutegeye private jet kuri set turagukora kandi ukomeze wigirira icyizere urashoboye nta kintu na kimwe kiba utashobora kereka aho utashatse kugikora kabisa murakoze bye